abakunzi b'ubutumwa bwiza, aho tumaranye iminsi ku rubuga rwa Niwe Gusa. Uyu munsi rero nabwo twagarutse rero kandi twizeye ko tumaze kunguka byinshi. Nk'uko mubibona rero turi kumwe n'abandi bene data bakunze ubutumwa bwiza kandi bakunda kuvuga Yesu. Ibumoso bwanjye turi kumwe nande Ndayisenga Gati na Tadeyo Ikimana ishaka. Ngira ngo rero murabyumva ko turi benshi kandi turi buze kunguka kumenya byinshi. Rero ubwo twavuze ku bintu bitandukanye, ibiganiro byatambutse, twavuze ku cyaha, tuvuga ku kuntu abantu banduriye hamwe, tuza gutangira ibyo kuvuga ku nkuru nziza. Inkuru nziza rero twavuze inkuru nziza yerekeza ku gakiza ka Yesu Kristo. Tuza kuvuga gakiza icyo ari cyo, ariko turashaka noneho kugira ngo hari ibibazo abantu benshi bakunda kwibaza ku gakiza. Umuntu wese wumvisha gakiza hari ibibazo bita biza ku ikubitiro, akavuga ati ibibazo bisubijwe nakumva hari ikintu numvishe nanjye. Niyo mpamvu uyu munsi tubize kugerageza gusubiza bene ibyo bibazo, kugira ngo umuntu wese ucyumva agakiza bwa mbere agomba kutayibaza ati agakiza ni iki. Agakiza ni ngira ngo abene data ari kumwaza kudufasha kujya gusubiza kino kibazo kandi bakoresheje Bibiliya. Nyine data gadi ngira ngo ujye wumva abantu benshi bavuga agakiza kandi nawe ujye ukavuga. Mu by'ukuri wabwira abantu ko agakiza ni iki? Urakoze. Iyo tuvuze agakiza harimo ijambo gukizwa, kandi iyo umuntu akijijwe ni ukuvuga ngo abavuye mu kaga yari arimo, noneho agashirwa hanze y'ako kaga. Rero ikibazo cyari gihari cyari ikibazo mwana nakivuze, icyo kibazo ni ikibazo cy'icyaha. Icyaha kitajyanye n'icyo umuntu akorera mugenzi we, ahubwo kijyanye n'icyaha umuntu yakoreye Imana. Rero gukora ibinyuranyije n'iby'Imana idashaka bihwanye no gupfa. Niyo mpamvu ngo ibihembo by'icyaha ni urupfu. Ku Mana rero twari twarakoze icyaha. Icyo cyaha ni icyaha cyo kwigenga, kuyimura, tugashaka ko twebwe dufata umwanya wayo, twikontorore, mbese tunakontorore n'ibintu. Uko ni ukuyimura. Icyo rero cyo kijyanye n'icyaha cyo gupfa. Ubwo rero twari mu kaga k'urupfu gatewe n'icyo cyaha cyo kwigenga no kutizera Imana kugira ngo ibe umugenga w'ubugingo bwacu, byadutwaye rero mu kaga ko gupfa. Ako kaga rero twari turimo na kaga k'urupfu. Twagombaga rero kuva muri ako kaga, aba ari byo biza kwitwa gukizwa. Nta kindi twari dukwiriye rero. Twari dukwiriye kwakira imbabazi kuri icyo cyaha twakoreye iyo Mana. Izo mbabazi rero nizo zitwa gakiza. Kuko rero twari twakoze icyaha kiduca burundu ku Mana, ariko gupfa. N'ubundi twari dukwiriye imbabazi za burundu kugira ngo twongere kubaho kuri yo. Niyo mpamvu rero agakiza muri make ntarambiranye, agakiza bisobanura kubabarirwa ibyaha. Ibyo rero tubibona muri Luka igice cya mbere umurongo wa 76 na karindwi. Igice cya mbere ku murongo wa 47 aragira ati no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. No kumenyesha abantu iby'agakiza ko ari ukubabarirwa ibyaha byabo. Ni ukuvuga rero agakiza ni ukubabarirwa. Ni ukubabarirwa ibyaha, kuko uwo twacumuyeho, uko kumucumura byari bihwanye no gupfa. Kimwe nuko kumwumvira bihwanye no kubaho. Rero igihe rero twakoze icyo cyaha cyo kumwimura ngo ave mu buzima bwacu, twibesheho, twigenge, ibyo byari bihwanye no gupfa. Uko rero kumwimura ni ukuvuga ngo ni ukumukura mu byo, kuko ntitwireme. Urumva rero twaramwiyambuye kugira ngo twamwambuye imari ye mu yindi make.
twaramwiyambure turamwiyaka kugira ngo twibesheho. Ibyo bibanye no gupfa. Rero icyo twari dukeneye niwe kutubabarira kugira ngo adukize. Twari dukeneye rero ko aduha imbabazi zongera gutuma tubaho kuri yo. Izo mbabazi rero nizo gakiza zatumye tubasha natwe kuvuga ngo turakijijwe. Nk'uko rero twakoze icyaha kitwicisha burundu imbere yayo, ni nako ijya kutubabarira yaduhaye imbabazi za burundu zitubeshaho burundu. Niyo mpamvu byitwa agakiza k'iteka. Kuko gade nyine abivuze, agakiza ubundi ni agakiza cya mbere ni ukubabarirwa ibyaha nyine. Ni ukuvuga ngo ubundi gukiza ari inshinga gukiza cyangwa se gukizwa. Ubundi hakiza nde, hakizwa nde? Ubundi ukizwa iki cyangwa se umuntu akizwa byagenze gute? Ibyo ntabwo ndi bubijyemo cyane kubera ko gade nyine arabisobanura bivuzeho. Ni ukuvuga ngo icya mbere ni uko agakiza tubonye ari ukubabarirwa ibyaha. Ubundi ako niko gakiza Imana itanga. Ako gakiza rero gatandukanye ngewe n'ubufasha bwanjye. Ntabwo burya ushobora kuguha ubufasha ariko mu kandi kanya wankorera ikosa nkaza kwicuzaho impamvu nagufashije. Sibyo? Uko niko abantu nyine babaho. Ariko nuvuga ngo Imana yo kugira ngo igukize, kugira ngo igufashe, si uko n'ubundi hari icyo wayihaye. Nta kiguca, nta n'icyo yaguca kubera ko ntacyo wayiha. Uri mubi n'ubundi mu maso y'Imana uzahora uri wa wundi. Rero nuvuga ngo niba twarakijijwe ibyaha, ngo yadukijije ibyaha kuko twari babi by'iteka. Ubundi nyine twari babi by'iteka. Noneho iduhaye n'imbabazi, iduha imbabazi z'agakiza z'iteka. Urumva? Abantu benshi bagiye bavuga ngo none ngo niba ngo umaze kwakira ngo agakiza ese ngo umugira agacumura. Agakiza ngo urumva ngo se ngo kunagakiza ngo nta kibazo kagira. Ariko mu by'ukuri agakiza Imana itanga yakadoye kubera ko turi babi. Yakadoye kubera ko turi babi. Urumva hari ibintu muvuze wewe na mwene Datagadi bisunikira ku hahandi twabanje tuvuga ko urukantu twasomye mu rwandiko Pawulo yandikiye abizera b'i Roma, ababwira ko nyine ubwo nanjye kubabaza ikibazo kivuga kiti ko nacyo ni ikibazo abantu bakunda kwibaza ku gakiza. Umuntu akizwa iki? Umuntu akizwa iki? Ariko nza gusanga nyine ubundi umuntu akizwa ikibazo yari arimo. Ntabwo niba waguye mu mazi ukarohama, ubundi nyine ugukiza no gutandukanya n'ayo mazi ukayavamo ukajya hejuru mu hasanzwe. Noneho rero nza kwibuka ko twasomye mu Nuza iki kibazo sinzi ntabwo nibwo nyibaza ko niba se ko twakivuze aho twari twaragiye ngo Adamu yakururiye abantu bose gucirwaho iteka. Abaroma 5 ku murongo wa 10 na kangahe. None ukuvuga ngo rero umuntu akizwa iki? Nundi akizwa gucirwaho iteka. Ubundi hakizwa umubi. Hakizwa umubi. Kandi tukakizwa iteka twaciriweho muri Adamu. Nuvuga ngo mu yandi magambo umuntu akizwa kurimbuka. Akizwa kurimbuka. Icyo rero ni ikibazo nanze kwiga nyibabaza kuko nsanzwe twarakivuzeho ko umuntu agomba gukizwa ikibazo yari afite. Ahubwo hazi ikindi kibazo. Urumva? Umuntu akizwa ryari? Umuntu akizwa ryari? Ndashaka kuvuga umuntu ku giti cye. Kuko uzumva uvuga ati narakijijwe, wewe warakijijwe, nawe warakijijwe, nakana karakijijwe. Ariko se umuntu akizwa ryari? Kugira ngo ati ubungu mudakijijwe igihe iki n'iki. Ubundi kugira ngo ukizwe icyambere no kwanza ukamenya neza uri we, ukamenya ishusho yawe imbere y'Imana. Bari abantu bashaka gukizwa ariko ukizwa ni umwe wamaze nyine kwitahura. Ubundi icyambere wagombye gutahura ni kwanza ukamenya uri we. Reka ngusabe usomere muri Mariko
usomere igitabo cya Mariko ibice 7 uhere ku murongo wa 20 ugeze ku murongo wa 23. Mariko aravuga ati iva mu muntu nibyo bimuhumanya kuko mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Wasomera n'Itangiriro 6:5. Itangiriro 6:5. Itangiriro 6:5 aragira ati kandi Uwiteka abona yuko ingeso z'abantu zari mbi cyane mu isi, kandi ko kwibwira kose imitima yabo itekereza ari kubi gusa iteka ryose. Ni ukuvuga ngo tumaze kubona ko mu mutima w'abantu nta cyiza kibamo, twabonye ko harimo ibibi gusa. None ahangaha naho mwitangiriro herekanye ko umuntu ngo ari mubi byiteka, ngo umuntu ni mubi gusa. Rero ni ukuvuga ngo imbabazi z'Imana zo zitangwa zikurikije uburyo cy'umuntu ameze. Niba uri mubi byiteka, niyo mpamvu n'Imana itanga imbabazi cyangwa se agakiza kiteka. Ntabwo ishobora kuba ubwo yarahamije ko umuntu ari mubi, Yesu nawe akungamo ngo nta kiva mu muntu cyiza, umuntu ni mubi, none Imana izi ko uri mubi ngo iguhereze imbabazi z'igice cyangwa se zitari ziteka. Sibyo? Ngo imbabazi uko umuntu ari mubi byiteka, ni nako imbabazi z'Imana ari iziteka. Hanyuma rero izo mbabazi nkanje wavutse muri 89 na kana akavuka muri 90 na kangahe, ni ryari ibi byaravuga ati ndakijijwe, nyine aba habaye iki kugira ngo avuge ati ndakijijwe? Avuka akijijwe nyine ni ryari? Nicyo iki ni cyazo umuntu yibaza wese, ni ryari igihe. Nuko mwene data Tadeyo abivuze, urumva nubwo rugero twafashe rw'umuntu waguye mu nyanja ushaka kumubona ni ryari none ukeneye gukizwa. Ariko ni none ahamenye yuko naguye mu mazi. Urumva nicyo nkeneye gufasha. Nicyo rero Tadeyo yavuze, ugize umugisha ukumva ubutumwa bwiza bukubwira uriwe, kuko ubutumwa bwiza ntabwo bushobora kukubwira icyo Imana yakoze butabanje kukwereka wowe ukeneye ubutabazi buturutse mu cyo Imana yakoze uriwe. Ubutumwa bwiza rero bubanza kukwereka wowe uriwe. Rero bukagwe ubundi umuntu aramutse amenye yuko ubwe ari kibura na mwene Tadeyo ibyanditswe bigaragaza uburyo umuntu ubwe niwe kibi, kuko niyo bavuze ngo ni mubi uhereye mu buto bwe, kandi uzi yuko no mu mvugo zacu za buri munsi bavuga ngo utwana duto ngo nutumarayika rwose. Urabona? Ariko ça c'est faux. Urumva umuntu rero amenye yuko ari mubi uhereye icyo gihe bamwita akamarayika. Aho ngaho rero niho kwa kurwana no gushaka gukora ibyiza byemeza Imana yuko ukwiriye agakiza, uhita ubica amazi nabyo. Uravuga ngo niba nitwa mubi nkiri muto narabikora. Ariko reka nongereho na Yesaya 48:8 ahavuga ngo wiswe umunyabyaha ukivuga. Dawidi ati naremanywe gukiranirwa. Nyumva yuko kibazo cyo kumunyabyaha si kibazo cyo gukora, ni ukuremanywa. Aho ati aho hantu muri gusubiza uzi ikibazo uri gusubiza ndimo kuza urahagera wenda. Paul kuvuga ngo kubwakavukire yanyu mwari mukwiriye umujinya. Umujinya ntabwo uturutse mu cyo ukoze, uturutse mu cyo uri cyo muri kavukire. Dawidi ati naremanywe, Paul ati kubwakavukire ukwiriye. Rero uramutse umenye icyo, ntubajije ngo ni ryari umunakizwa ryari, aho ubutumwa bwiza bukweretsaho kukuntu uhagaze imbere y'Imana, kuko ningurekera bukanakwereka rero n'icyo Imana yakoze, bukakubwira uti rero hari utigeze kumenya icyo cyaha uri cyo, Imana yahinduye icyaha ku bwawe kugira ngo
ube gukiranuka kw'Imana wowe. Niwizera ibyo, icyo gihe ubyizeye yakijijwe. Mu yindi mvugo, umunyamenya ryari ko yakijijwe ni igihe yamenye ko ari umunyabyaha akizera. aha urumva aho ngaho rero binyanga ndakunda kuvuga ngo urashinyo ibuye rimwe yishinyo ebyiri ngo isikubita inyoni ebyiri kubera ko ndaringiye guhita kubaza ngo ni iki umuntu akora kugira ngo akizwe. Yego, kino cyo ni ikibazo abantu bakunda kubaza, nakora iki? yego, yenda nakavuze mita ariko kakubite neza ubivuge neza mu binonosora aho ndashaka noneho aho ngaho umuntu ahatinde kuko urumva ni mwizingiro. Umuntu akora iki kugira ngo akizwe? Yego, umuntu akora iki kugira ngo akizwe? urabona mu isezerano rya kera kwemerwa n'Imana cyangwa gukizwa, reka aho tuhasome mu gutegeka wa kabiri igice cya 6 umurongo wa 10 wa 25. Gutegeka kwa kabiri yego, igice cya 6 umurongo wa 25. Si umuntu yakora iki kugira ngo akizwe? Reka turebe ukuntu mbere bakizwaga. ragira hati nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu, Yego, uko yategetse bizatubera gukiranuka. urumva ukuntu bakizwaga mbere? Nitwitondera ayo mategeko yose, Nitwitondera ayo mategeko yose tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana yacu, tukayumvirira imbere y'Uwiteka Imana uko yacu yadutegetse uko yadutegetse, bizatubera gukiranuka. egale gukiranuka, egale kwemerwa imbere y'Imana. Uko niko Abisirayeli bakizwaga, ni ibikorwa. Noneho ntibyabakizaga gusa. Dusomere mu Balewi 18:5. Ntibyababarwagaho gukiranuka gusa. Hano rero tuzahagaruka hano tuzahagaruka. Ntibyababarwagaho gukiranuka gusa. aravuga ngo Abalewi 18:5. Yego, mujye mwitondera amategeko yanjye n'amateka yanjye. yego, ibyo uzabikora yego, azabishwaho nabyo. ntiyumva. Noneho gereranya na Paul avuga ngo muri ubwo butumwa bwiza nimo guhishurirwa kuva ku Mana kubonekera, sibyo? Guheshwa no kwizera kugakomezwa nako. None agatavuga ngo noneho kuko ukiranuka azabeshwaho no kwizera. Kwizera kumuhaye gukiranuka, sibyo? Ariko nanone uko kwizera kugiye kumubeshaho. Mu mategeko ho gukiranuka guturuka mu gukora iby'amategeko avuga, siko twasomye. Ariko nanone ntabwo kubikora biri buguhe gukiranuka gusa, ahubwo ngo biranakubeshaho. Urumva ukuntu kera byatangagwa ni ibikorwa, agakiza kabonekerwa mu bikorwa. Ariko muri iri sezerano dufite agakiza tugaheshwa, kwizera ni inzira, ariko ikigahesha ni ubuntu. Kwizera ni inzira, ni inzira cyangwa reka mvuge ni uburyo, ni uburyo, ni moyen ibonerwamo ku gakiza, ariko gaheshwa cyangwa gatangwa, kazanwa n'ubuntu bw'Imana. Niyo mpamvu ariyo muri Luka ku murongo wa 78 ushatse wahasubirayo havuga ngo no kumenyesha abantu iby'agakiza kwari ukubabarirwa ibyaha byabo kubw'umutima w'imbabazi w'Imana yacu. Urumva aho bituruka? Ni mu mutima w'imbabazi. Kandi izo mbabazi twabonye yuko ari Kristo. Muri buka umusaza Simeon amuterura yavuze ngo mbonye agakiza. Urabona? Ako gakiza niko twasobanura ko ari ukubabarirwa ibyaha. Nuvuga rero imbabazi ni Yesu. Kandi tuvuze ngo ziva mu mutima w'Imana. Kuvuga ngo Yesu yavuye mu mutima w'Imana, ni nawe mbabazi. Noneho Yohana akahita avuga ngo yuzuye ubuntu n'ukuri. Niba rero ko Yesu niwe mbabazi, niwe buntu, duhabwa agakiza na Yesu ariwe buntu, ariko bigenze gute? Twizeye. Buriya gati kwizera buriya ni ikintu gihambaye.
icya mbere kugira ngo wizere ko wabariye ibyaha cyangwa se umukiranutsi ni uko wabanje kwizera ko uri umunyabyaha. yego ubundi ugomba kubanza ukizera ngo burya ndi umunyabyaha 100%, yewe bitavuye ku byo nkora ahubwo niko navutse. yego icyo ngicyo iyo umaze kucyizera burya ni nko gushyikirana kwa kwizera kugushyitsa ku gukiranuka kw'Imana. niyo umaze kwizera yuko wabaye umunyabyaha ntacyo ukoze. Sasa no kugira ngo uzabe umukiranutsi ntabwo bizava muri wowe. Icyo nicyo abantu bagombye kumva, bagombye gutahura. Kwizera bwa mbere wizeye kuri umunyabyaha 100%, kandi ubu umunyabyaha nta ruhare ubigizemo, mbega niko wisanze. No kugira ngo rero ubu umukiranutsi ni ugomba no kwizera kujyana ku Mana, kwizera ko n'ubundi nta ruhare ugomba kugira muri ka gakiza. yego wagizwe umunyabyaha n'urugero kugirwa intungane. none se ko hari imyumvire myinshi igaragaza ko kugira ngo ukizwe hari ibintu ureka. murabizi ahantu henshi iyo ugiye gukizwa nyine ibyo bavuga ngo bagiye gukizwa hari nk'amasezerano usinya ngo ati njye sinzongera gukora iki n'iki, nemeye ko iki n'iki nzabikora, kandi ko nzareka ibi n'ibi n'ibi, hanyuma ukavuga ati ndakishyuwe. ibyo byaba bitandukaniye n'Abisirayeli bavuga ngo ibyo Uwiteka ategetse byose tuzabikora, babaha lisite y'ibyo bagomba kureka n'ibyo bagomba gukora. nawe biba bitandukaniye ni ukugukiranuka twabonye hariya mu Guteka kwa 2:6-25. nitubikora bizatubera gukiranuka. Agakiza rero urakoze cyane kuri icyo kibazo cyiza. Agakiza ntabwo ari reka nakora, reka ibi kora ibi. ibyo ni bya muntu, kuko no mu buzima tubayemo bushingiye kuri reka nakora, cyane cyane mu mabwiriza ya leta, sibyo? Reka gusuhuzanya muri iki gihe cya korona, reka gusuhuzanya, ambara agapfukamunwa, nyumva ko ari reka nakora. ibyo ni bya muntu rero. Agakiza rero ntabwo ari reka gusambana, reka kwiba, reka kwica, reka tubivuge ku mazina, kuko reka tubivuge mu mazina. Ntabwo ari reka gusambana, fasha imfubyi n'abapfakazi, reka kwiba usenge cyane, reka ntabwo ari reka ndakora. kuko ufite aho ruzingiye nahangaha Tadeyo yavuze kumenya ko uri umunyabyaha atari uko wakoze. Ibyo bica amazi nibyo byiza ukora, kuko birakubwira ngo ega nubwo wakora ibyiza ntabwo biri buhindure iyo identite y'uko uri umunyabyaha. kuko dukunze gutanga urugero nk'ubu izi nyeshyamba ziri hariya muri Kongo, mbwira icyiza zakora kugira ngo leta izemere hano. kuba rifite izina ry'inyeshyamba tu shaka rikora ibyiza, rivuge ngo tuzajya dutwerera miliyoni 700 zo guha abakene batishoboye bagure mituweli na gahunda ya Girinka buri mwaka. urumva aho icyo kintu bagiye gukora mu maso ya leta babyita gashinyaguru. urumva icyo cyiza bagica amazi. nguko uko rero tumaze kumenya ko turi babi atari uko tuwakoze, nibyo byiza bituvamo nabyo tubicira urubanza. Nicyo Paul yavuze ngo nubwo nitwa ko nari nyangamugayo mu byo gukiranuka kw'amategeko, ariko nirebeye ku ndorerwamo y'Imana nta cyiza kimbabo. Urebona aho rero sasa nshuti ni guhita uvuga ngo kumba agakiza kanje ntabwo kari buturuke muri koribi na rekibi. Kuvuga ngo agakiza kanje karaturuka muri wa mutima w'imbabazi w'Imana, mu buntu, mu yindi vugo mu buntu bw'Imana. Noneho ijambo rya Kristo icyo rigukorera riraza rigwe mu matwi y'umutima wawe, nawe uhita uvanaho mu mutima ikintu cyitwa amaboko yo kwizera. Ndakiriye agakiza rero turakakira, ntabwo tugakorera. Agakiza ntabwo gukorera, urakakira, turakakira. Agakiza ubundi tujye turebera agakiza mu ishusho y'Imana, tureke kurebera agakiza
ishusho y'abantu. Buriya abantu bafite kondisiyo zo kureba umuntu, bakareba uburyo yitwara, bakareba uburyo ki ameze, aho ntibashobora ngo umuntu yakijijwe. Igikeri, urabona igikeri, uri igikeri cy'umusozi n'igikeri cyo mu mazi burya biratandukanye cyane. Sasa rero igikeri cyo mu mazi cyavuye nyine mu mazi, kibona igikeri cy'umusozi, kireba ukuntu kiba gisa, kiracyitegereza, kizunguza umutwe tu, urumva kirebye ukuntu gisa, urabona ukuntu kiba cyanduye n'ikiramaganga. Ikindi nacyo kiracyitegereza, kirakireba ati shati, wazunguza umutwe utazunguza umutwe, twese turi ibikeri. Yewe uko kubera iki? Uba usa neza imbere y'abantu, waba usa nabi, uri umuntu, hari uko wavutse, Imana hari uburyo ki ikubona, kandi kubona kuri kumwe nyine gusa inyuma, ahubwo irakurebera he imbere. Kuko Imana ngo ireba mu mutima bundi ni kubyanditswe bivuga. Yego, ngo nta handi Imana irebayo, natwe twese Imana irareba mu mutima. Ese harimo imbabazi z'umwana wanjye, harimo imbabazi zanjye. Icyo nicyo cyonyine Imana izareba, nta kindi. Ibyo uzakora, wakora utakora, ibyo si cyo ubwo ushaka kumenya uwakijijwe, dore ko nacyo ari ikibazo nacyo kiri kimwoma hano hanze, ngo ni iki kiranga umuntu wakijijwe, urashyirwa bameze ate. Ubwo urumva ushaka kumenya uwakijijwe, ntabwo ikimenyetso cy'uwakijijwe kugira ngo ubushize twari twabashyirwaye nk'ababivugaho na Tadeyo, twavuze ikimenyetso kimwe cy'umuntu kimwe gusa, cyane cyabaye kuri Simiyoni na Hana. None aba bantu bo bareka ibi n'ibi bakakora ibi n'ibi bakiyemeza ibi n'ibi bakagira ibi n'ibi, bo ntabwo cyaba ari ikimenyetso cyo kuba bakijijwe. Wapi? Uzi impamvu ndagwa urugero rumwe rwa Bibiliya, noneho ngwe n'urwo mu buzima busanzwe. None koko utekereza yuko kwari ukugerageza Yesu, uyu musore wasanze Yesu kumubaza icyo yakora kugira ngo abone ubugingo buhoraho, utekereza ko yaraje kugerageza Yesu? Oya, Yesu yamubwiye ngo genda wubahiriza amategeko, atayaheze. Yayandi musanzwe muzi se ya Mose nyine, mugasambanirwa ayo kuva ndi umusore, ayo narayubahirije. Ariko iki kintu cyamubajije ngo nakora iki, utekereza ko cyavuye mu kwigiza nkana? Oya, nuko buriya ukuri kwamubwiraga ngo ibyo ntibishobora kuguha agakiza. Byamusizemo rero icyo cyobo cyo kumva yuko atanyuzwe nuko yasohoje amategeko. Urumva no ngo muri we yumvaga gusoza, yumvise ko gusohoza, paravuga ngo yumvise ko gusoza amategeko bitamuhaye ubugingo buhoraho. Urayibona? Kuvuga rero sasa ubugingo buhoraho ntabwo ikikumenyesha yuko umuntu agufite ari uko yaretse gukora ibi agakora ibi. Urwo ni urugero rumwe rukwereka yuko igipimo cy'uko umuntu yakijijwe ari ukureka gukora ibi. No muri iki gihe cyacu ntabwo urabona abantu batanemera ko Imana ibaho, ariko mu buzima busanzwe bakabinyangamugayo. Batemera ko Imana ibaho ariko bakaba ari inyangamugayo, bakora ibyiza pe. Ariko bavuga ati Imana sinzi mwene data Enoki niwe yaduhaye ubuhamya ukuntu bagiye kubwiriza ya kuri Jari, bagiye mu ivugabutumwa. Noneho ngo bagezeyo bajya ku musaza umwe, bamubwira ko agakiza kareka nakora. Urabona muzehe gusabana, kwiba ni bibi, ni cyaha, ugomba kwakira Yesu kuko ubundi uvuye mu mitwe yawo babishizemo yuko abantu bose buriya nabasambanyi n'abatuba. Ukumva rero imbaraga zo kubwiriza ubutumwa bazishingira kuko kumenya uko gufata ibintu uko. Yatunguwe no kumva umusaza amubwira ngo je numva ntakeneye gukizwa, genda ubaze muri uyu mudugudu, ndaguhaye umwanya pe, uri bugaruke uransangamo. Ugenda ubaze umusaza kanaka, niwumva hari n'umwe umvuga nabi, uvuga ngo uriya muzehe kuko ari n'umupfakazi,
muzehe ngo yinjira abagore b'abandi, muzehe ni igisambo, muzehe ni iki, uze ndahita nkizwa. Babajije muzehe yari inyangamugayo, wari umuntu yafashaga abantu, nta bintu bye yaryaga wenyine, yarabisangizaga abandi, yari imfura. Batibe batashe atashe ababaye atashe ababaye Mbese ko bari babajwe n'iki kandi basanga umuntu arakijijwe kuko atamuhamije se amubwiye ngo asubiramo aya magambo. Urumva mwami Yesu ni umunyabyaha kuko atabivuze uba yahombye umuntu, ariko agenda muri we yumva ko na muzehe ntakijijwe, ariko amukonvenke gute ko adakije ku bimenyetso byose abyujuje bigaragara. Uvuga ubutumwa bwari kwishima akavuga ati ngize amahirwe mbonye umuntu ukijijwe hano. Reka kandi atizeye Yesu. Urumva ajya gusenga rero abaza Imana, yabwiye ngo ntabwo akeneye Yesu. Imambye ngo akeneye Yesu, genda umubwire Yesu. Yagiye abwira muzehe Yesu wa fre. Muzehe avuga ngo ndamukeneye kabisa, niwe mbuzi. Urumva rero ibimenyetso ntabwo tubifatira mu bikorwa. Ikimenyetso rero cya mbere kiranga umuntu wakijijwe, cya mbere kiranga umuntu yakijijwe, kuko nk'uko nakubwiye buriya kuko umuntu yaremewe kuba munsi y'ubutware bw'Imana, ari naho haturuka amahoro ye no kugubwa ko neza, kuba ari munsi y'umutaka w'Imana. Kuba yarawuvuyemo rero yagendanye urubanza muri we, ari rwo shingiro ryo kubura amahoro. Urumva yagendanaga urubanza, niyo mpamvu akora ibintu byose kugira ngo akore ibyiza uko abishoboye, kugira ngo acecekeshe uwo mutima w'urubanza, awucecekeshe gukora ibyiza, noneho yiha amahoro. Gusa si muri ibyiza kandi ukora ibyiza abakoreye Imana. Urumva urwo rubanza rumubuza amahoro, arugendana mu yindi mvugo, mu kubaho kwe kose nta mahoro agira. Niyo mpamvu bivamo n'amahoro y'umunyabyaha. Ikimenyetso rero cya mbere kiranga ukijijwe ni amahoro. Bibiliya iravuga ngo ubwo twatsindishirijwe no kwizera dufite amahoro. Hehe ku Mana. Ntabwo dufite amahoro kuko twaronse ibijumba by'uyu munsi cyangwa twariye twanyoye. Dufite amahoro ku Mana kubw'umwami wacu Yesu Kristo. Urumva aho ngaho buriya ndabivuze n'ikibazo narinjye kutababaza kivuga inyungu zo gukizwa n'izihe. Kuko hari ibintu murabizi hano abagabo, hari ibintu je niyumviye kandi barabisoma. Kubaha Imana iyo bifatanyijwe no kunyurwa bizana inyungu nyinshi. Umuriro akavuga ati reka kanyizwe, hanyuma nzajya mbwira Imana. Hari n'ahandi avuga ati nimujye musaba icyo mushaka. Muravuga ati rero reka kanyizwe, noneho mbona uko njye mbona za nyungu. Urumva inyungu ya kabiri rero niyo nyine ni ukugira igitekerezo kizima ku bijyanye n'Imana. Uretse ko wenda icyo tuzakivaho kwacyo, ukwacyo ko izo nyungu abantu bashaka kugira ngo Imana ijye yumva kurusha uko wumva abandi, Imana ibazamure ibarutisha abandi, abo bandi ibarutisha bose abantu. Urumva ariko reka nshaka rero mutubwire inyungu undukishijwe wungutse iki. Kandi muhere ku cy'ingenzi muze nuko umwana wawe akiri muto adashobora kuvuga. Nari kumubaza inyungu ufite mu kuba warabyawe na Jean Pierre. Ni inyungu reka tusome mu Abaroma ibice 6 umurongo wa 22. ahubwo yera kuri ya indi ya mbere yo muri 5:1. 5:1 yego. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana no ku Mwami no kubw'Umwami wa Kristo. Yego. Urumva? Yego. Nuko rero ubwo twatsindishijwe no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Noneho mu gice cya 6 umurongo wa 22 aravuga ngo ariko noneho ubwo mwabatuwe ku byaha mukaba imbata z'Imana, mwifite imbuto zanyu
arizo kwezwa kandi amaherezo yanyu ni ubugingo buhoraho. aha niyo mpamvu nibabwiye ngo muhere ku gikomeye muza gake gake. Urumva icya mbere uvuze sinzi guca mu ijambo uraza kugisobanura. Inyungu ya mbere nanjye nsanzwe nzi iyo ukijijwe uba uhawe ubugingo buhoraho. yego Nicyo rwose ubugingo buhoraho bwo yego buhawe. ubundi ukagira amahoro kuko umaze kugira ubugingo. Ukagira amahoro unoze wabura amahoro gute kandi ufite ubugingo buhoraho. yego Bishoboka. cya gatatu rero ngo ukezwe. Kezwa. mu yindi mvugo uku kwezwa tukumve ikinyarwanda mungu we ikinyarwanda kirakenye ufite turabera atari uko twera nk'Imana, turabera kubwo gutoranywa. Mu gifaransa bavuga ngo nous sommes saints par la sanctification et non par la sainteté. Nuvuga ngo turabera atari kuvuga ngo urazi muri kamere yacu turabanyabyaha, sibyo? Imana ntiyera muri kamere yayo. Ubwo ni nka nyamvugo yavuye mu isezerano rya kera kuvuga ngo ni ugushyirwa ku ruhande. Yego uranyumvise. Turabera kuko twashizwe ku ruhande. Ni position dufite. Ntabwo ari imimerere. Yego uko nicyo Paul avuga sasa aho ngaho. Urumva? Ubwo twagize gute? Uko twatsindishirijwe. Ara kuri 6:22 ngo mwifite imbuto zanyu arizo kwera. Imbuto ya mbere yo gukizwa nuko twashizwe uruhande turezwa. Niyo mpamvu Paulo nubwo abona bikorino bitwara kuriya adashidikanya kubitwa aberejwe mu mwami. Urayibona suko bameze nka Kristo kubwo kwizera barerejwe. Iyo ni imbuto yindi yo gukizwa Kandi ngo abari muri Kristo Yesu ntateka kabazacirwaho abarimo. Ngiyo nyungu ya kane. Ntibumva bya bintu ko bigarutse. Yego yakirwaho iteka kandi tukirwa gucirwaho iteka. Ujye muri Kristo arakijijwe kandi akijijwe iki? Iteka gucirwaho iteka. Urumva izo nyungu? Niyo mpamvu nakubwiye ngo ubwo umwana wawe yaraza kuvuka yaza kuba akuzi nari kumubaza niziye nyungu ufite mu kuba uri wavukiye kwa Jean Pierre. Ntabwo yari kuvuga ngo inyungu ya mbere ngo nuko ndya nuko nambara. Cyambere niba Jean Pierre ari umuherwe arahita kuvuga ngo nanjye ndi umuherwe. Urumva? Nukuvuga ngo ni question ya kamere. Ubwo rero Imana idapfa, inyungu ya mbere yo gukizwa nuko natwe tudapfa. Ubwo ntawayiciraho iteka, ubwo nawe ntawaduciraho iteka. Ubwo ariye natwe turebe. Ubwo niyo ngo niyo ibaha kuba muri Kristo Yesu waduhindukiye. Umva inyungu waduhindukiye ubwenge. Uvuga ngo dufite ubwenge. None Kristo siwe bwenge. Siwe bwenge. Ubwo rero turi muri we twungutse ubwenge. Nuvuga mbere twari injiji. Iyindi nyungu uwo Kristo nyine yaduhindukiye no gucungurwa. Umve inyungu sugucungurwa. Inyungu nuko Kristo ari ugucungurwa kwacu. Urumva icyo kintu? Yaduhindukiye gucungurwa. Ntabwo yaducunguye aduhindukira kumenya ubwenge. Anaduhindukira gucungurwa. Bitandukanye no kuvuga ngo yarancunguye. Ahubwo niwe gucungurwa. Nuzi ko Paulo ngo twaraguriwe kuba imbata z'ibyaha. Hajya mu gice cya 7 ngo naguriwe kuba imbata y'icyaha. Mu yindi mvugo rero Kristo yaraguzwe. Imana kumuzura mu bapfuye yari mucunguye mu rupfu. Urumva rero Kristo niwe wabaye gucungurwa kwanjye sasa kuko yewe mbarizwa muri we. Ngiyo nyungu dufite indi kuri Kristo yatubereye gucungurwa. Musome neza
ku murongo wa 30 mu Bikorino ba mbere igice cya mbere ntabwo bavuga ngo yaduhindukiye kwezwa niyo mpamvu Yesu nawe avuga ngo data nanjye ndiyejeje ku bwabo kugira ngo nabo babe berejwe muri je. Nyumva yuko Kristo niwe kwezwa kwacu, ashirwa iruhande, ni twebwe twari dushizwe uruhande. Urumva izo nyungu? Niyo mpamvu Paul arangiza avuga ngo none twakwiratiki na yahe mategeko abitubuza, kuko nta cyacu kirimo. Ngizo nyungu dukuramo. Urumva inyungu zikomeye, ariko izo nyungu ushobora kugira impungenge kandi izi nyungu zo ubwazo n'agakiza byose ntibyatakara bikagenda. Ubu nyine mugiye gusubiza ikibazo kivuga ati agakiza kararangira, ubundi karangiye nyine n'izo nyungu leta birangirana. Noneho n'Imana nayo birangiye ngo kukirangije none agakiza kararangira, niba gashobora kurangira David ni igiki ngaho nawe mbwira ikirusha amaboko Imana cyatuma ese ukoze ibyaha byagenda bite? ubwo ibyaha birusha imbaraga Imana. Icyo navuga ubwo ibyaha tujye tuvuga ukuri, kuko uyu munsi ibyaha byakomewe amashyi byashizwe hejuru y'imbaraga z'Imana. Kuko hano bahazura urakizwa, ariko ejo ukava mu gakiza waza bitekerezaho neza ukagaruka. Mu windi vugo ibyaha birusha, dore ukuntu umuntu atapfuye yari yimitse kabisa yabaye Imana, ukuntu avuga ngo doke abagaragaje ko ibyaha biruta imbaraga Imana, ariko we ashobora guhangana nabyo. Kuko niwe avuga ngo nshobora kubivamo, kuva mu gakiza nkakagarukamo. Yuko ko na ruhare rw'Imana, Imana yo yananiwe. Ni igihe wakubiswe hasi kandi ni igihe uri buhaguruke, ngiye noneho gushora urugamba rwa kabiri. Niba ko Imana imanuye, niwe arimo guhangana n'ibyaha. Imana yaratsinzwe. Ariko niko bivuga. Icyo rero gadi usanga nyine niko abatazi imbaraga z'ijambo ry'Imana niko bavuga. Ariko se Imana yaguha ikintu kwisubiza? Imana se ni umuntu? Niba umwana wawe ari icyo umuha agakora ikosa ntubavuga ati ejo nakuguriye telefone mpereza, ejo nakuhaye ibintu mpereza kubera ko wakoze akoze ikibi. None Imana yagukije ntacyo yihaye, izi kuri mubi nizisubiza agakiza. ahubwo ndabona n'isezerano risha nabo bararishajishije. Uti kubera iki? Kuko niba bava ngo niba ngo impamvu yashajije ya mbere ngo nuko ritabashije kwinonosora ni intege zaryo, ni intege nkeya zaryo, ntiyabashije gutunganya abegera igicaniro. Ahubwo uzi yuko koko reka none se ntabwo begereye Imana, begereye igicaniro. None se iryo sezerano ribegereje igicaniro ryabasha kubatunganya gute? Ngo abege mu gice cya 10 bava ngo niyo mpamvu abasenga ngo bakora dusoma mu gice cya 10 cy'Abaheburayo, cya 10 cy'Abaheburayo ku murongo wa mbere n'uwa kabiri, uhere ku murongo wa kabiri. aravuga ngo umurongo wa kabiri, iyo bibasha ntibaba baroreye kubitanga, yego, kuko abasenga baba barejeje rwose ntibabe bakimenyaho ibyaha. Wa gatatu, ahubwo bahora bibutswa ibyaha, bahora bibutswa, ahubwo bahora bibutswa ibyaha byabo n'ibyo bitambo uko umwaka utashye. umurongo wa mbere avuze ngo ubwo amategeko ari igicucu cy'ibyiza bizaza, yego, akaba adafite ishusho yayo ubwabyo, ntabwo yabasha gutunganya rwose abegera igicaniro, abatunganije ibitambo bahora batamba. ako kajambo niko nashakaga, abegera igicaniro. Urumva doke deja Bibiliya ngo iryo sezerano ryabashije kwinonosora. Impamvu ntabwo ribashije gutunganya abegera igicaniro wangu, ibaza igicaniro gifatika. Iryo sezerano ribashije gutunganya abegera ikintu cy'intege nkeya bacuze iki gicaniro. Noneho soma mu gice cya 7 wumva isezerano rindi 25 ngo nicyo gituma
abasha gukiza rwose abegerezwa Imana nawe, kuko ahoraho iteka ryose ngo abasabire. urumvira ijambo kwegerezwa. Yeah. Bamwe begerezwa igicaniro n'isezerano ritabashije ridashoboye. Urabona isezerano ry'intege nkeya ntiribashije kubegereza icy'intege nkeya, igicaniro cy'intege nkeya. Ariko umurimo Imana ikoze, Kristo akoze, ngubashije kwegereza abantu apana igicaniro Imana. Ni ukuvuga ngo rero niba ibyaha niba ibyaha bishobora gutuma umwana w'Imana ategera Imana, mu yindi mvugo Kristo nawe ntabwo yinonosoye. Kristo nawe ibyaha bimurusha imbaraga ku buryo bibujije uwegerezwa Imana nawe kutongera kandi kwegera Imana. Ariko ntibikabeho, kuko gukiranuka kwanjye siko kuntwara imbere y'Imana, kuko kutanariho kutanabaho. Gukiranuka kwanjye ni Kristo, niyo mpamvu muri we negera Imana data wa twese ufite umutima ushize amanga. Niyo mpamvu umwuka wera ambwira ngo niwegere intebe y'imbabazi udatinya. Kubereka ko jambo udatinya nuko ndi mu gukiranuka, negerezwa Imana nawe. Rero ikindi kandi aho ibyaha bidashobora kumurusha imbaraga ngo nuko ahora witeka ngo agere gute ansabire. None se Imana yakumva ijwi rindega aho kumva ijwi rindenganura? Biriva ngo dufite umurengezi ku Mana, niwe Yesu Kristo ukiranuka. Ukiranuka rero ngo ahoraho ngo asabire. Ngaho Imana izumvira icyaha kindega ye kumvira uyu uhoraho ngo asabire? Nindi mvugo rero uyu Kristo ari inonosoye, niyo mpamvu nta kintu na kimwe gishobora gukuraho agakiza kanjye. Yitwa umwishingizi w'agakiza. Ku murongo wa 22 aho muri icyo gice nyine cya 7 uvuga ngo niyo mpamvu ari umwishingizi w'isezerano rishya kabiri. haravuga gute? Nicyo cyatumye Yesu aba umwishingizi w'isezerano ryari kuba ryiza. Ngira icyabana yo garanti rero. None webaza iryo sezerano duhawe muri sezerano Imana yatanze, kandi Imana ubwo ntivuga yego ntabwo ushobora guhindura iki isezerano ry'imbabazi zayo. Ngo ngo ni imbabazi tubice umutwe rero, tubice umutwe tubirangize. Ndebera aho ngaho mu gice cya 9 umurongo wa 16. 9:16. Yego turi ku bwishingizi rero ngo iyo isezerano ryo kuraga yego ribonetse hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo yego rwonyine, yego, kuko ritagira icyo rimarira rwose uwarisezeranije akiho. Yego nicyo gituma n'isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. rekeraho aho ngaho nibirangije mbera nisobanuye ngo reka tugende pole pole. Isezerano ryo kuraga ntirishobora kugira icyo rikora cyangwa icyo rimara nyiraryo warisezeranije atagize gute, atapfuye. Reka tubanze tubibaze, twebwe isezerano ryacu ntirihe? Reka rero turebe. Urabona tumaze kwerekana yuko Yesu we ntabwo atwegereza igicaniro, ahubwo atwegereza Imana. Niba twavuga igicaniro tuvuga ko igicaniro ari Imana yacu ubwayo, niyo gicaniro cyacu. Kandi usome mu gice cya 13 nyine ngo icyo gicaniro ngo babandi ba mbere nibahawe kucyegera. Niyo mpamvu ku musozi Sinayi bahunze, ariko twebwe twarakyegereye, twegereye Imana ubwayo. Kuki twegereye? Nuko dufite agakiza gafite umwishingizi, ariyo twabonye ku murongo wa 22 hariya. Ni umwishingizi wako gakiza. Ubundi iyo tuvuze Yesu ni umwishingizi, buriya tuba tuvuze urupfu rwe. Iyo tuvuze Yesu tuvuga uwapfuye, cya gitambo, dore ndaje Mana wanyiteguriye umubiri. Urabibona? Yesu rero ni uwo mubiri watambwe. Urupfu rwe rero ni rwo bwishingizi bw'agakiza kacu.
isezerano rero twahawe ariryo Kristo abereye umwishingizi, niyo nashaka kugira ngo mbere yo kujya hariya mu Baheburayo 9:16 tubanze turirebe hariya mu rwa mbere rwa Yohana igice cya 2 umurongo wa 25. rwa mbere rwa Yohana 2:25. 25 haragira hati iri ni ryo sezerano yadusezeranije, yego, ni ubugingo buhoraho. ni ubugingo buhoraho. Iryo ni ryo sezerano ryo kuraga twahawe. Noneho umva sasa impamvu rihoraho iryo sezerano ry'ubugingo ni naryo gakiza, impamvu gadashobora gutakara rero. Dusomera iri aho mu Baheburayo igice cya 9 umurongo wa 16 rero. Iyo isezerano ryo kuraga ribonetse, hakwiriye kuboneka ibihamya ko uwarisezeranije yapfuye. Yego. Isezerano ryo kuraga risohozwa n'urupfu rwa nyiraryo. Yego. Rwonyine. Kuko ritagira icyo rimara rwose uwarisezeranije akiriho. Yego. Nicyo gituma isezerano rya mbere ritakomejwe hatariho amaraso. Hatariho amaraso. Mwindi vugo hatariho urupfu. Hatariho urupfu. None ubwo Yohana avuga ngo isezerano dufite ari ubugingo buhoraho, ari agakiza, uwasezeranije iryo sezerano ryo kuturaga agakiza akaba yarapfuye, ubwo wumva agakiza kacu gashobora kugira iherezo? Ntabwo byakagira iherezo, birumvikana ntabwo kagira iherezo. Urumva rero musubije ibibazo byinshi, ariko hari ikibazo kimwe gisigaye, kuko abantu iyo bavuze ku gukizwa kiba ikintu kimwe. Yego. Hanyuma akazi indi mvugo ivuga kujya mu ijuru. Yego. Ngo gukizwa kujya mu ijuru, abantu bakumva ko iyo ukijijwe haba hasigaye etape yo kuvuga ngo kujya mu ijuru. Hari ibyo ukora kugira ngo ukizwe, hari n'ibyo ukora kugira ngo uzajye mu ijuru. Ni ibintu bibiri bitandukanye. Mwindi vugo ushobora gukizwa ariko ntujye mu ijuru. Ukurikije uko bivugwa hano hanze. Ubwo ni ukuvuga ngo ufite ubugingo buhoraho ariko nta juru ufite. Ni nko kuvuga ngo umwana w'Imana ariko ntuzajya mu ijuru rya so. Niko byumvikana. Ese mu by'ukuri umuntu ukijijwe, mu yandi magambo, umuntu nk'uko twabibonye ko gukizwa no kubabarirwa ibyaha, umuntu ubabarirwa ibyaha, ibyo byonyine birahagije kugira ngo ajye mu ijuru? Tugende buhoro. Cyangwa hari ikindi kintu abasigaje kugira ngo bashe kujya mu ijuru? Reka ubundi kwanza gukizwa bihwanye no kuba umwana w'Imana. Iyo uri umwana w'Imana ahungiye muri logique yacu nk'abantu, sibyo? Iyo uri mwene Jean Pierre, ni ukuvuga kuri Jean Pierre uri umuragwa, utabitewe n'ibyo wakoze cyangwa n'ibyo uzakora, uri umuragwa kuko uvuye muri Jean Pierre, uri imbuto ya Jean Pierre. Rero natwe iyo tuvuga ngo twabaye abana b'Imana, bivuga ngo abo ntibabyawe n'inyama n'amaraso, ntibabyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa bw'umubiri, ahubwo babyawe n'Imana. Bivuga ngo ubwo babyawe n'Imana bahindutse abaragwa bande b'Imana. Ubwo rero ntabwo bagiye gukorera iby'Imana yakoze, ntabwo bagiye gukorera ijuru ry'Imana, kuko mu ijuru hahita hasobanurwa nk'iwabo. Ni iwabo. Nta muntu rero yakorera iwabo arahaba. Niyo mpamvu baravuga ngo atuzuranye nawe, atwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka turi muri Kristo. Ni iwacu. Nubwo abantu ntabwo bazajya mu ijuru, ahubwo abantu bicajwe mu ijuru. Bicaje mu ijuru deja. Ahubwo se ibyo ngibyo usomye n'Abakolosayi igice cya 1 umurongo wa 13, aravuga ngo niwe wadukijije ubutware bw'umwijima akatujyana ubwami bw'umwana we akunda. Bose niba turi mu bwami, ngo turabukorera kandi igisigaye ni iki? Turi mu bwami, turi mu ijuru kuko dukijijwe. Yego. Ngira ngo rero musubije ibibazo byinshi kandi by'ingenzi abantu benshi bibaza. Nta kindi twakora uretse gushimira badukurikiye, kandi ntekereza ko nabo bungukiye mu bibazo byose bene data badusangije, bisubiza ibibazo abantu benshi bibaza kugakiza. Uretse ko tutabisoje na hano gusa, tuzabikomeza. Ariko reka dushimire abadukurikiye, kandi tubashishikariza gukomeza gukurikira n'ubundi no gusangiza abandi bene data bakeneye kumva iyi nkuru nziza yabaye mu isi, ko mu isi habayeho uwamenye amaraso kugira ngo tubabarirwe ibyaha. Kubabarirwa ibyaha akaba ariko gakiza kaje mu isi. Iyo ni nayo nkuru nziza dufite hano mu isi.
reka tubabwire ko rero ari aho ubutaha musangiza abandi ubu butumwa kandi Imana ikomeze kubaha umugisha.